abantu babikoza benshi barimo barakura, yego, barimo barasaza. Byaba ari ikibazo baramutse barakoresheje imbaraga zingana kuriya, bagatanga amaraso yabo, bagakomereka bamwe, abandi barapfuye, bamwe bagatakaza amashuri, hamwe bikabajyaho n'ingaruka. Uyu munsi twari tukabikiniramo ntitubashe kwibyaza umusaruro, ngo dukomerezeho tubunganire ku byo bagezeho mbere. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Iyo ufite ubukene urasuzugurika, buri wese akwita uko ashatse, yego, amazina ashatse, yumva yakoresha ibyo ashatse, muri make nta gaciro bufite. Kibohoraga mu buryo bw'imiyoborere mibi, yego, yaranze u Rwanda mu myaka yashize. Ni ukuvuga ngo twibohoraga abanyarwanda bari babushye, bamwe barabujwe uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo barimo, abandi babuzwa kugisubiramo barahunze. Yes, nongeye kuguha ikaze ukurikiye Bakunda TV. Ni umwanya twongeye kugira ngo tubane nawe kuri uyu munsi. Twaje twabyambariye kandi nizere ko nawe amatwi uduteze yombi muri aka kanya. Ngo ikaze rero, nge nitwa Moses Fari, maze kumenyera ndi kumwe na Bakunda Andrew, ariko nawe yabibwira anabaha ikaze. Urakoze Moses, nkuko urumaze kubivuga, nitwa Bakunda Andrew, tukaba tumaze iminsi dukorana ikiganiro cyakunda u Rwanda kuri Bakunda TV. Ikaze mwese rero. Urakoze kubaha ikaze, nanjye mbaha ikaze abadukurikiye none, ariko hari igihe nanjye nzagira gutya nkaza muri kamera bakambona vuba cyane. Byose ko bitegura se zabitegura, nimara gushyiraho umucongo no kubungu ntawo mfite, nzagera nanjye mbiyereke komanda n'ubungu bukereka mbabwire ngewe barebera nuko ko ufite. Muri covid hari ukuntu abantu bakoreraga mu rugo, bigasaba ko nk'umuntu cyane cyane abanyamakuru, reka nivugire ku banyamakuru kuko nibwo buzima twiberamo buri munsi. Abanyamakuru gasanga akoze nk'amakuru ari mu rugo, agashyiramo agakota kibyuka, hasi yambariye akaboxa kuko kamera ifata hejuru gusa. Yego, niba bishaka ariko nawe ndagukurura hasi bakubone. ngira ngo nekezo ko ugasanga rero nka cameraman twakoze noneho ashaka yera hasabereka rwose nibisanzwe, nambaye ibisango rwose. Ugasanga cameraman rwose ari ibeshyagiza ari cyahise afata hasi, ngo nagapajyamo ukabona agapajyama niko. Oya rwose nambaye nk'umuntu wenze saro. Yego, urakoze rero Andrew. Tuje rero mu kiganiro cy'uyu munsi, murumva ko rwose tumeze neza nta kibazo. Nizere ko nawe udukurikiye uherereye hose mu mpande z'isi, hirya hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abaturanyi. Wumva ikinyarwanda cyangwa se uri n'umurundi, hari aho duhuriye kuri byinshi. Kuri ubu rero turi kuvuga ku kwibohora. Ibyo uvuga wisanzuye, iyo ufite amahoro, iyo ibintu bimeze neza muri rusange, babyita kwibohora. Waribohoye wumva ubayeho ubuzima bwiza. Ese kwibohora wowe ubisobanura gute Andrew? Urakoze cyane. Kwibohora ni inzira ndende, ariko kwibohora nyako cyangwa kwibohora nyakuri, yego, habayeho twese nk'abanyarwanda turabizi ko habayeho urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Yego, tunashimira cyane ababiteguye, ingabo zahoze za RPF, Inkotanyi, ndetse n'abayobozi bazo n'abateguye urugamba. Yego, baravunitse kandi benshi bari bato cyane mu myaka, bari urubyiruko ruto cyane. Yego, ariko nko tubizi, kwibohora n'urugendo kandi n'urugendo rurerure. Yego, hari iby'ibanze byakozwe, ndetse navuga ko ari wo musigi twabonye intangiriro nziza yo gukomeza kwibohora. Yego, ariko iby'ibanze byo kwibohora byo twabibonye, barabiduhaye. Yego, ko babohoye igihugu barakiduha, bashyiraho umurongo, ariko ntibivuze ko kwibohora byarangiye. Kwibohora biri mu nzira nyinshi, biragutse gusa, yenda harimo batabyumva kimwe twese ko nicyo cyagutse. Rero nkuko navuze kwibohora ari bigari, umuco wacu nawo mu byaboshywe cyangwa bari baratwaye abakoroni barawujyanye. Yego, kuko na mbere yo kudutatanya kugira ngo babeho ni mu za 1959, mu bintu bashenye cyane, bashenye n'umuco. Yego, ndetse bakomeza no gusenya n'ururimi rwacu.
bivuze ko dufite n'urugamba rugikomeza kwibohora ku muco wacu. Yego. Uwazimiye tukabagarura. Ijambo kwibohora njye numva ari ikintu kinini. Yego. Nkurikije n'uburyo ubisobanuye. Dukeneye kwibohora ku rurimi rwacu. Tukuvuga ko turi Abanyarwanda. Niba twumva u Rwanda ruteye ishema ko turimo dufite amahoro. Buriya ese twibohoraga iki? Dusubira inyuma mu myaka yatambutse kugira ngo ijambo kwibohora n'ubundi turitsindagire muri ubu buryo. Twibohoraga ku butegetsi bubi, twibohoraga iki? Twibohoraga mu buryo bw'imiyoborere mibi. Yego. Yaranze u Rwanda mu myaka yashize. Ni ukuvuga ngo twibohoraga Abanyarwanda bari babushye. Bamwe barabujwe uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo barimo, abandi babuzwa kugisubiramo barahunze. Kutuboha byaratangiye Abanyarwanda bahunga muri 1959. Twari ku butegetsi bubi, none bwite ubutegetsi bubi muri rusange. Ni ukuvuga ngo habayeho bakoroni babatiza umurindi, bazana abantu bafite imyumvire yabo, abari bakoresha kugira ngo bakomeze batubohe, sibyo? Noneho tujya muri ibyo, ntahabaho n'umwe ushaka gutekereza yuko yenda yavugurura kugira ngo bashyire imiyoborere myiza. Noneho habaho n'igihe cyo kubasaba, mwahinduye Abanyarwanda bagataha, ntidugire impunzi mu mahanga, mwahinde imiyoborere, abantu bakagira ubwisanzure, abantu ntihabaho ivangura, irondabwoko, irondakarere, gutyo. Ibi byose rero byari byinshi, biragenda birakura, bifata mu burezi, bifata mu buvuzi, bifata mu myigire rusange, bifata mu kazi, bifata ahantu hose ugasanga mbega umuntu araboshye. Iyo tuvuze kwibohora rero biri muri ibyo, ni ibintu byinshi. Twabyita kwishyira ukizana mu yandi magambo. Nabyo biri muri ibyo. Biri mu kwibohora. Kwibohora rero kwibohoye mu bintu byinshi, ariko baduha intangiriro. Kandi abantu babikoza benshi barimo barakura. Barimo barasaza. Byaba ari ikibazo baramutse barakoresheje imbaraga zingana kuriya, bagatanga amaraso yabo, bagakomereka bamwe, abandi barapfuye, bamwe bagatakaza amashuri, hamwe bikabajyaho n'ingaruka. Uyu munsi twari tukabikiniramo ntitubashe kwibyaza umusaruro, ngo dukomerezeho tubunganire ku byo bagezeho mbere. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane, byaba ari n'ishyano. Ngavuga rero ngiwe dukwiye kwibohora mu buryo bwagutse. Yego. Niba twarabonye igihugu cyiza gifite imiyoborere myiza, ibisigaye nibyo bitoya, ariko nabyo ni urugendo, kuko uburyo ufite intangiriro ntabwo uvunika. Tureke kwirara tuti twaribohoye gusa, yego turabishima. Abantu benshi twe tubirimba mu magambo, ariko aho n'umuntu ukibohora ukumva akubwira ibintu, akavuga ko yibohoye kubera ko yagiye muri Canada cyangwa ashaka nabyo ni byiza cyane ndetse, ariko no kugira ngo ubibone nabyo ni ukwibohora. Ariko dukwiye kwibohora tugarura ururimi rwacu n'umuco wacu. Yego. Umuco wacu navuga ko wagiye uzimira, ndetse n'ururimi rwacu muragenda ruzimira, ariko dukwiye kurwanira ururimi rwacu n'umuco wacu, kubibungabunga no kubisigasira mu buryo bukwiriye. Izo ni inshingano zacu. Ntabwo uzajya gusaba generali runaka barwanya ubwo rugamba ngo no kuvuga neza ururimi rwanjye. Izo ni inshingano zacu nk'abatoya cyangwa se n'abandi bakuru n'abato twebwe bakwiye kuzirikana. Ikindi kwibohora, mvuze kwibohora by'ururimi n'umuco. Yego. Ariko hari no kwibohora mu buryo bw'ubukungu. Kwibohora mu bukungu, kwibohora muri... Twabonye intangiriro kibivuze tugomba gushaka ubukungu. Yego. Bega buri ufite ubukungu barakubaha. Nibyo. Iyo ukennye urasuzugurika. Ni nabyo duhura nabyo muri iyi si. Uragera ubukene ngo usuzugurike krize. Uzabimbaza nyina bize. Nigize kubicamo. Niyo ngusi uvuze ko nakize, ariko hari igihe nigize gucamo no gishariri. Iyo ufite ubukene urasuzugurika. Buri wese akwita uko ashatse. Yego. Amazina ashatse, yumva yakoresha ibyo ashatse,
muri make nta gaciro bufite. ari nacyo nshimira leta yacu y'u niyo uvuze Rwanda. ijambo nta gaciro rigira, ibitekerezo byawe nta gaciro bigira. erega n'agaciro fandi niko byaje, Agaciro rero niho byaturutse mu gihugu tugomba cyacu. gushaka igisubizo cyo kujya mu kubaka ubukungu muri rusange, kuko ndakeza ko mu Rwanda yego bimwe birakura, kandi ndashimira ko leta igenda ibidukangurira kandi ishyira no mu bikorwa kugira ngo abashoramari n'abandi babashe gushora imari, ariko twishakamo ibisubizo mu buryo bwose bushaririye, ariko tumukugisha kubishaka. Tugereyo. Ibyo nabyo ni bimwe mu bizatuma igihugu cyacu gikomera, iyo tubyumva kimwe. Ikindi ese Andrew, hagati aho uvuze ku bijyanye n'uburyo bwo kwibohora, atari kwibohora bisanzwe bino by'igihugu cyacu, bino si n'igihugu cyonyine cyacu, n'ibindi bihugu byagiye byibohora, ariko nk'abanyarwanda umunsi wo kwibohora hari icyo ubusobanuye kinini cyane. Kuri wowe reka twitse kuri uwo munsi, ukurikije n'imyaka yatambutse, ibyo waciyemo nawe uri umunyarwanda, usobanuye iki uwo munsi kuri wowe, umunsi wo kwibohora? Kwibohora bisobanura kwibuka amateka yahashize, impamvu urugamba rwabayeho, no kwishimira ko iyo ntsinzi yabayeho, ariko no kureba imbere ko tugikomeza kwibohora. Turacyakomeje ibibura, ibyo biravuga bibura, dukwiye kubishyiramo kimwe n'abandi bazi ibindi, tukabishyiramo tukibohora nyako, tukibohora nyakuri bihamye. Ni byiza cyane. Nk'abantu rero intangiriro twarayibonye, nta rwitwazo dufite. Ntayo, nta rwitwazo ntarwo. Kwitwaza ntabwo dufite igihugu cyiza, dufite imiyoborere myiza, ntacyo wakwitwaza uyu munsi na kimwe. Rero itariki ngarukamwaka igaruka yo kwibohora itwibutsa kuvuga twaraboshywe, kubitekerezaho n'inkomoko kugira ngo tubohwe. Yego. Kuko utazi n'uyu wavuye, ntumenye naho ugeze, ntumenye naho ugana. Yego, nibyo rwose. Ubu rero aho turi uyu munsi tugeze, ya tariki igeze, n'ubundi turabizirikana umunsi ku wundi, ariko biba byiza kurushaho kubitekereza twese hamwe, ukamenya iyo twavuye twibohora, ukamenya iyo tugeze twibohora, naho twifuza kugana twibohora. Njyewe mbihuje hamwe, igisubizo natanga nicyo ngicyo. Urakoze cyane. Muri se nk'urubyiruko rutabonye ibyo bihe byo kwibohora, bamwe bavutse basanga igihugu cyaribohoye, hari n'igihe wenda bahe nk'ishusho ubumvisha uburyo kwibohora bifite umumaro ku gihugu cyacu. Wowe wababwira icyo abana batoya bumva ijambo kwibohora nk'ijambo, bakwiye kwegera abakuze, bakwiye kubifata gute? Reka nkubwire, icyambere mbakangurira nk'urubyiruko yenda rudafite amakuru menshi ku rugamba rwo kubohora igihugu cyacu, cyane cyane. Yego. Bakwiye cyane biriya biganiro biba byabaye mu midugudu ahantu hatandukanye, nibo bantu ba mbere bakwiriye kubyitabira. Yego. Urubyiruko nibo bantu ba mbere bakwiye kubyitabira. Kubera iki? Icyambere, abantu barwanya urugamba rwo kubohora igihugu bari urubyiruko. Icya kabiri, mu bantu bakoreshejwe cyane mu gukomeza kuboha abanyarwanda nabo bari urubyiruko bakoreshwaga. Yego, bari abanyapolitike bakuze, ariko bagakoresha urubyiruko. Yego. Uzayibona no muri 1994 kugira ngo jenoside ishoboka yihute cyane, bakoresheje urubyiruko cyane, bakiri bato ntibihutaga imiberere mibi. Ni ukuvuga ngo rero urubyiruko nibwo rwa mbere rukwiriye kujya kwitabira ibiganiro, nubwo twese abanyarwanda tubikwiye kubyumva no kubyitabira, kuko natwe bakuru dukwiye kubyitabira kugira ngo tuganirize rwa rubyiruko. Kuko biganiro by'abantu baba bateguye kubwira abantu gusa ntibihagije, kuko uko nicanye nawe habyo avugaho nkwe namwibutsa akantu. Hari ukuntu wagera umusaza aho cyo kintu bavuze ikiganiro ibindi ati habaye ibindi eraka gusana mu buryo bwimbitse, kuko iyo biganiro bategura ku minota bateganyije ntabwo kubwira neza nyirizina. Yego. Ariko noneho niba bakwiye kujya kubyumva. Icya gatatu, urubyiruko nibwo ruzaba ari abayobozi b'ejo hazaza. Yego. N'urwo rugamba rwo kurwanya abantu bashaka kongera kudusubiza muri cya cyo kutuboha, nibo barurwana, nibo bazanarurwana. Bivuze ngo urubyiruko rufite inshingano cyane zo kwikira ibyo bintu by'ibiganiro
byo kuri ya munsi. ngewe uko mbibona Yego. naho wari urimo witsa mbere wagize neza ubivugaho uvuga ko utazi yava ntamenye iyo Ntamenya aho ageze ageze, ntamenye ntamenya n'iyo n'iyo agana. ajya. Niyo mpamvu rero nanjye nari nkubajije gutyo. Yego. Ariko hari n'ahandi hantu babona amakuru. Abantu bakwiye gusura ingoro. Yego. Ingoro z'amateka yo kubohora igihugu cyacu, amateka y'urugamba zirahari. Iyo bagezeyo bahabwa amateka yimbitse, bakwiye kuzisura by'umwihariko urubyiruko. Ese kuki abanyamahanga umugani baza bagasura bagashishikazwa no gusura izo ngoro ndangamurage z'u Rwanda hatandukanye ahantu hashyizweho gusurwa kugira ngo amateka bayamenye? Kuki twebwe nkatwe b'abanyarwanda nk'urubyiruko tugira ubushake buke bwo kujya kureba ibyo bintu bihuruza amahanga? Ubona habura iki? Habura iki rero? Habura njyewe nawe, habura ababyeyi babo, habura abaturanyi babo, kubashishikariza by'ukuri abanyamakuru. Uzarebe buriya abanyamakuru bayobora abantu benshi, kutabivuga mu buryo bukwiriye mu gihe kiri ngombwa cyane cyane, n'abandi batandukanye. Dukwiye guhuza imbaraga twese hamwe rero, kuko abanyamahanga barazasuye mu buryo bwinshi. Hari uwaje kubisura nk'umucyarugendo, yego, hari n'uwaje kubisura kuko ashaka kumenya amakuru igihugu cy'u Rwanda, kuko agaho kujya numva kabaho ibi n'ibi, cyane cyane nko muri minsi turimo turiyubaka cyane, u Rwanda ruratera imbere cyane mu buryo mpuzamahanga, turimo turagera kure. Ntabwo bakumva ayo mateka twanyuzemo ko ashaririye n'uburyo twiyubaka, akabatera amatsiko bakahaza bakwiga. Ahubwo abacu bo usanga kenshi bashishikajwe no kujya kureba ingoro zo muri Israheli za Yesu n'ibindi bimeze bityo, bagasize na yabo. Ahantu bituruka ngiye ko bibona, reka tugere no muri education. Abarimu buriya nabo ni bamwe mu bantu bashobora kugira uruhare runini mu gushishikariza urubyiruko cyane n'abana batoya, cyane ko babatangiye bakiri bato. Yego. Rero nko mu ishuri hari systeme zo twigamo mu buryo butandukanye, guhera primaire kuzamura kugera muri za n'ahandi segonderi ndetse na za kaminuza. Tutagiye kure y'ibyo turi kuganiraho byo kwibohora, usanga nk'amateka twiga menshi twigayo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ugasanga muri histoire yacu hano mu gihugu, nkeka ko naho hakwiriye kongerwa nimba abarimu bigisha nabo baba badafite ubwo bumenyi. Ikigaragara cyo ni kimwe muze kugira ngo wenda nabyumvise byo mukumbaza. Yego. Nuvuga ngo minisiteri ifite mu nshingano, ifite uburezi mu nshingano, ikwiye gutegura neza, ariko n'ubishe basa nk'aho bikora, ariko kubyihutisha niba banabitangiye no kubikoraho, kwihutisha neza imfashanyigisho. Yego. Yigisha amateka yo kwibohora, y'urugamba rwo kwibohora, kugira ngo ifashe abana n'abana bajye kugira no muri ya myaka yo kuvuga urubyiruko ruhamye, bafite n'icyo baheraho kibakundisha ayo mateka. N'abarimu bacu bafite inshingano, ariko barabihabwa na minisiteri. Yego. Ibifite mu nshingano, sibyo? Kuko niba minisiteri n'abayifasha n'ibya bigo bindi bishamikiyeho bifasha, niba nta murongo uhamye uhari imfashanyigisho bashyizeho, cyaba ari ikibazo. Yego. Ubwo rero nkeka yuko nabo bakwiye niba barabikoze bakabinoza, cyangwa se bakabishyira mu bikorwa niba batari batangiye kubishyira mu bikorwa. Icyo tunakivaho, wumva hari abandi se babifite mu nshingano kugira ngo ubu turi kuvuga ku rubyiruko ruto. Yega nta muntu utagira inshingano, nanjye nazifite. Nawe urazifite. Yego. Abo mubana, abo tubana, buri muntu wese, abana banjye, abana bawe, abaturanyi, abambere nyarume, mbere mu muryango mugari wose Nyarwanda, ni inshingano za buri muntu. Yewe n'abari umanga ba diaspora, inshingano zabo. Na gahunda ya ndi umunyarwanda, rega buri munyarwanda wese agomba kwiyumvamo. Yego. Icyo ni cyambere. Yego. Kandi gahunda ni umunyarwanda rero buriya. Benga mu birimo. Ni ukugira ngo tutazasubira mu byo twahozemo mu myaka yashize. Kwibohora rero ni urugendo rurerure cyane. Ariko hari n'ikindi. Kwibohora mvuga bikomeza, hariho n'abayobozi bacu, abantu baha imyanya, ugasanga ageze mu mwanya, bikaba bya bindi ngo karushya isaba. Yego. Akawukoresha mu nyungu ze bwite. Icyo ni ikibazo. Ahubwo urimo gusubiza inyuma, usaba nawe buryo butuboha. Yego. Niba waremewe ni umwanya baraguhaye,
cyangwa yarapiganiye akazi ukabura ibizami ugatsinda akazi nibona akagezemo ibuka yuko ugiye korera igihugu. Igihugu ntabwo ari umuntu ugite cye. Tanga ibyo ugomba gutanga mu buryo bukwiriye, nibyo ubitange neza. Niko korera igihugu, no kujyamo gusa ukabyinamo uhembwa ukwezi ukarangira, hanyuma ukaza mu biganiro gusa byategukira ugatera intebe kujyamo ngo kwari bohoye nawe ufite ikibazo kandi ufite aho gukorera. Ubwo ndavuga umuyobozi cyangwa n'undi wese ufite aho akorera kariya muhuza n'abandi bantu, by'umwihariko abantu bamwe bakuze bafite amateka n'ahari abakorera bakwiye kwigisha abantu, kubaganiriza, bakababwira amateka y'igihugu cyacu. Ikindi ni kwitwa abaturage natwe, abaturage muri rusange, yego natwe dukwiye kwibohora tugira imyumvire mizima, kugandukira abayobozi bacu. Arega kuganduka ntibivuze ko nemera ibyo mubwiye byose. Oya, ushaka kuzana politike umurongo runaka, ubusunda urabona ko hari igihe bazana umurongo runaka ashimya runaka bagasanga umurongo warabuhinduye cyane, nuko barabonye ko harimo ikibazo yene kitanogejwe neza cyangwa byizwe nabi. Iki bivuze n'icyo bivuze yuko nubwo rwose ushobora kuzana ikintu nkabana sinyumva neza, nshobora kukinenga ariko akinenga mu kinyabupfura, uko uri ko umunyarwanda abaho. Nibyo nkingirenga ngatanga ibitekerezo kugeza igihe gihindukiye, ariko mu gihe kitarahinduka nkaba nubahiriza ndi ku murongo kimwe n'abandi tugenda ku bihari. Yego nibwo buryo bwiza, tudataranya amagambo n'abayobozi. Nibwo mu buryo bwose ngewe mbona bwaba bwiza mu buryo bwo kwibohora. Urakoze cyane. Rero nkaho dukurikiye nawe ufite uburyo wumva kwibohora ku giti cyawe, comment rwose irafunguye hasi hano, ushyiremo igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi mu gihe turi kwibohora, nawe wibohore wisanzure tuganire muri comment, kandi unasangiza ino video abandi. Nimba ufite n'ibitekerezo cyangwa se wazana tuganiriza, ikaze kuri Bakunda TV mu kiganiro cyitwa Kunda u Rwanda. Tuganira ku muco. Hanyuma ikindi tugikomeza kugira ngo turi hafi no gucutsa ikiganiro. Buriya amahoro araharanirwa, amahoro araharanirwa, barayarwanira, akagira inkomere, akagera avuga ko urwo rugamba nk'uko byagenze kugira tubone amahoro. Yego dufite bakajurite, dufite bamagare ku rugamba, dufite mu buzima bwawe uruhande rwose hababaye ibitambo kugira ngo amahoro aboneke. Nibyo iyo amahoro rero abonetse arasigasirwa, arabungabungwa, ntabwo twakiniramo. Oya nibyo rwose. Ibi bitwibutse yuko mu gihe twabonye umunsi nk'uyu nguyu tariki ngaruka y'umunsi w'ibohora, ni uko tuzirikana yuko amahoro twabonye by'umwihariko atari gukiniramo, ni ukuyasigasira, ni ukuyabungabunga, tukayakomeraho kugira ngo dukomeze gutera imbere muri byose. Naho ubundi tutabikoze gutyo, ibyo dushaka imbere byose byaza impfabusa kandi twizize. Ntekereza rero ko abanyarwanda n'ubudasa bwacu n'imyumvire yacu dukwiye kutajenjeka ariko no kutuzaterana abaduhaye amahoro. Twaba dusuzuguye abaduhaye amahoro, twaba dusuzuguye byarangabo zamugariye ku rugamba, twaba dusuzuguje benshi muri make n'ubusigasira ibyagezweho, n'abafite baruhukiye babikoze bakaka urugamba, twaba rwose tubahemukire cyane aho bari hose batugaye. Icyo bapfiriye ntacyo twaba tubafashije. Muri makeya, muri bavuga hari amakosa dukora ya buri munsi mu byo tuvuga. Reka bikosone ntibavuga patrol, yego, nta nubwo bavuga uburinzi, yego, ubwo tuba turahuza n'ingabo. Ntibavuga patrouille. Mu kinyarwanda bose bitwa abanyerondo cyangwa umunyerondo. Burya umusirikare cyangwa umupolisi buri ku kazi k'umutekano abari ku irondo. Yego. Ntibavuga ko yarayizamu se? Oya, izamu ni si Gifaransa? Izamu numva ko ari izamu muri Kinyarwanda. Kareka. Cunga izamu ryawe, cunga iryanjye bwo se. Izamu ni Gifaransa? Izamu ni Gifaransa. Urizi ni Giswahili? Na patrouille ni Gifaransa, na n'icyongereza ni patrouille. Ni patrouille cyangwa patrouille. Ariko muri rusange mu Kinyarwanda bavuga umunyerondo. Uzuve n'inkiko z'u Rwanda bavuga ngo
z'abasirikare barimo kwanisha nk'umusirikare bavuga ngo uyu musirikare runaka baravuga ngo yakoze icyaha yego ariko irondo hanahana kwironda ubwo ntibavuga bavuga kurara irondo ntibavuga kurara kuri patrouille yego buriya nicyo kinyarwanda cyuzuye ariko ushaka kubivuga abantu bakagira ngo nivuga irondo uravuga rya rindi yo mu mudugudu gusa oya ariko ari ukuntu abantu bafata ibintu bakabicisha amazi bakabitwara ukundi kuntu kumva ko bivugitse ukuntu yego ubundi twakwiye kwemerera umuco n'ikinyarwanda cyacu yego uko kiri ijambo uko riri ariko ngo twagashyira mu cyongereza ukumva ngo nibwo bifite ngwireme kandi si byo ntabwo ari byo yavuga ikinyarwanda ngo hano umuturage nabyo ni ikindi dukwiye kwibohora twubaha ururimi rwacu mu munota umwe dusigaje dusoza ikiganiro cyacu mu munota dusigaje rero reka mvuge ku kintu cyitwa kunenga no gushima yego tugeze mu cyiciro cyo kunenga no gushima mu biganiro byacu n'ibindi bizakurikira uzabimenyere tuzadushyiramo dukora ikiganiro ariko tugere mu gihe cyo bavuga ntibavuga tugeremo no gushima no kunenga ndanenga cyane turanenga cyane abanyarwanda mbisubiremo turanenga cyane abanyarwanda bari mu gihugu ariko cyane cyane bari mu mahanga bari mu gihugu bari mu mahanga bari mu gihugu ariko cyane cyane abari mu mahanga yego dusigaje amasegonda bahora bapfobya igihugu cyacu bakigambanira bahora babika perezida wa repubulika wacu ngo yapfuye ngo yarwaye ngo yarembye ibi rwose turabanenga ni ibigwari ntibagomba n'ubugarasha bwabo turashimira cyane abanyarwanda by'umwihariko abandi bari mu mahanga ba diaspora bashyize hamwe bashyigikiye igihugu cyacu kugira ngo gikomeze gitere imbere imana ibaho umugisha ikiganiro cyanjye cy'uyu munsi natanga urakoze cyane kutuganiriza kuri uyu munsi nshimire wowe wakurikiye kugeza ku munota wa nyuma wowe kandi udahwema kutugaragariza ko tuba turi kumwe mu bihe byose haba muri comment ndetse n'inyunganizi mugenda muduha kuri nimero ziri hano hasi ndetse no muri comment turabasubiza nta kibazo urakoze rero Andrew ukomeze uhorane n'Imana ndetse nawe dukurikiye ibintu bikomeze bigende neza turakwifuriza amahoro y'Imana